Iyi ni inkuru kuri umugabo witwa Yesu. Hashize imyaka irenga 1000 birabayeho. Ntabwo tuzi bihagije uko abana bamenye ukuri kwerekeye Yesu, ariko byaba byaragenze nk'uko. Hari umuntu wakubonye? Nta wambonye. Nanjye nuko. Wowe simbitekereza. Nibyo, reka tugende. Sinitaye kubyo uvuga Benyami. Nizera ko Yesu yatumwe n'Imana. Kubera ko yakoraga ibitangaza, bashoko byari ubupfumu. Yego, wabisobanura ute kandi? Nuko biri yowe, nta bundi busobanuro. Ibitangaza ni ibintu bikorwa n'Imana yonyine. Nko guhumura abantu b'impumyi bakareba. Yego. Nta na kimwe nemeye muri ibyo. Yesu uko. Sara, aho urahakora iki? Nibagiye kugaburira indogobe yanjye. Kandi ubwo numvaga muvuga kuri Yesu, nashatse kumenya ibyo mwavugaga. Waba uzi iki kubyerekeye Yesu? Nzi byinshi. Nyogokuru azi nyina Mariya kandi yamubwiye ibye byose, uko yavutse n'ibindi byose. Ni inkuru nziza n'ukuri. Mariya yari umwari wari utuye i Nazareti. Yari atarashaka ariko asabwe n'umugabo witwa Yosefu. Umunsi umwe Imana ituma marayika witwa Gaburiyeli. Witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana. Dore uzasama inda, uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Yesu. Byashoboka bite ko ndi isugi? Umwuka wera azakuzaho, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Ubwami bwe ntibuzashira. Mariya yatewe ubwoba na marayika. Yewe marayika yaraje kundeba, cyane ari kugira ubwoba. Niki cyakurikiyeho? Bantu b'i Nazareti, muramenyeshwa ko umwami mukuru Kayizari Augusto ubutegetsi bwashyizeho itegeko ko umuntu wese agomba kujya kwiyandikisha mu mujyi avukamo. Abantu bose bagomba kujya kwiyandikisha, buri wese mu mudugudu. Nuko Yosefu afata Mariya bajyana i Betelehemu aho yavukiye. Bageze i Betelehemu basanga umujyi wuzuye abantu babura icumbi. Ahantu Yosefu yashoboye kubona honyine ho kurara ni mu kiraro. Kimeze nk'iki? Yego, ni nk'iki. Kandi muri iryo joro niho uruhinja Yesu rwavukiye. Bugufi bw'icyo kiraro hari abashumba ku musozi. Baraririye intama zabo, marayika babonekera bitunguranye. Uyu munsi mu murwa wa Dawidi, umukiza yabavukiye. Niwe Kristo umwami. Abashumba baragenda bajya kureba urwo ruhinja. Yari aryamishijwe mu muvure. Ushobora kubyiyumvisha, bamushyize mu muvure nk'uyu meramo ibyo kurya indogobe yanjye. Amaze kuvuka, Mariya na Yosefu bajyanye Yesu mu rusengero i Yerusalemu. Bahura n'umugabo wakundaga Imana witwa Simeyoni. Mwami, none urasezera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze. Imana yari yarasezeranije Simeyoni ko atazapfa atabonye Yesu. Kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe. Uyu mwana yatoranijwe n'Imana. Mwembi Imana ibaha umugisha. Uruhinja Yesu rwari gukura rukaba umuntu watoranijwe n'Imana kubwo kubabarira buri wese ahantu hose ibibi byose batekereje n'ibyo bavuze n'ibyo bakoze. Nuko Yesu yari uruhinja, none ubu ni umugabo. Ntabwo yigeze aba ingimbi? Yabayeyo. Nyogokuru yambwiye ko ubwo Yesu yari afite imyaka nka 12, Mariya na Yosefu bajyanye nawe i Yerusalemu. Yesu yagiye mu rusengero avugana n'abakuru b'idini n'abigisha. Uyu mwana ni uwandi ubaza ibibazo nk'ibi? Ava i Nazareti. Twibwiye ko ari kumwe natwe, afite ishyaka mu mubabarire. Nyuma
nyuma y'ibyo yesu ajyana n'ababyeyi be. Uko yakuraga niko yagwizaga ubwenge. nimugorore inzira ze, igikombe cyose kizuzuzwa n'umusozi n'agasozi. Umunsi umwe yesu yagiye kureba mubyara we Yohana umubatiza. Yohana yabatizaga abantu bashaka kumvira Imana. Yabatije na Yesu uwo munsi. Kandi abantu bumvise ijwi ry'Imana rivugira mu ijuru riti, uyu mwana wanjye nkunda amwishimiye. Yakoze iki nyuma y'ibyo? Atangira kugenda ava mu mujyi ajya mu wundi yigisha abantu iby'Imana. muraho. Yego. Yesu asubira i Nazareti aho yarerewe. Umunsi umwe yagiye mu rusengero, abakuru b'idini bamusaba gusoma ijambo ry'Imana mu byanditswe byera. Igice Yesu yasomye cyavugaga ibyerekeye umugambi w'Imana wo kohereza Yesu ngo ashoboze abantu kubana n'Imana. Umwuka w'Uwiteka ari muri jye, yantoranije kugira ngo mbwirize abakene inkuru nziza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohowe n'impumyi ko zihumuka, kubohora abakandamijwe no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiremo imbabazi. Aravuga neza. Uyu munsi ibyo byanditswe birasohoye nk'uko mwumvise bisomwa. Byanditswe birasohoye, ariko Mesiya niwe wenyine ushobora kubisohoza. Twabimenya dute? Ndababwira ukuri, nta muhanuzi wemerwa iwabo. Inkuru iracyakomeje. Yesu yagiye ku kiyaga cy'i Galilaya. Igize ubwate muhengeri, wowe na bagenzi bawe mujugunye inshundura zanyu murobe. Oh, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe. Ariko kuko ubivuze, reka njugunye inshundura. Yakobo, Yohana we! Yakobo, Yohana we, muzana ubwato bwanyu hano, mwihute, muze mudufashe. Ntidushobora natwe twafashe. Ushobora kubyemera? Urebe. Terura, ushobora kubyemera? Kurura. We kurura. Ushobora kubyemera? Terura. We kuremera uruhande. Kurura. Ndibwira ko aribwo Petero yasobanukiwe ko Yesu ari umwana w'Imana. Ariko yari afite ubwoba. Yari yarakoze ibibi byinshi mu buzima bwe. Ntiyasobanukiwe uko umuntu wera kandi ukomeye nka Yesu yakwakira umunyabyaha nk'uko yari ari. Vaho ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha. Witinya. Ngomba kugenda. Nibyo, nanjye ndagiye. urabeho nanjye. Urabeho. Uzabona. Yego. Wari uri he Benyami? Hamwe inshuti zawe nanone? Yego data. Karebu yarahari? Yego data. Nakubwiye kenshi ko ntashaka kugendana n'uriya muhungu. Ariko data, urabizi ko semera za nkuru zose z'ufu zerekeye Yesu. Kuki byari bibi? Kwizera ko Imana izatwohereza umwami ukomeye. Se w'inshuti yawe yemera ko umuntu wavukiye mu kiraro ari uwo mwami. Ntibyumvikana. None se wa Karebu yafite ukuri? Oya Benyami, ntabwo tugiye gukomeza kujya impaka kuri ibyo.
yego nyakubahwa. ko abonwa ni mu mwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, uwukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe, amubabarire rwose pe. Muzasohokana ibyishimo kandi muzashorerwa amahoro. umva ibyo nabonye none ntabwo muri bubyemere. Tubwire. Yesu yari mu isinagogi yigisha abantu iby'urukundo rw'Imana. Harimo abantu benshi, abandi bantu benshi bari bategerereje hanze. Buri wese yashakaga kumureba. Yesu, ndakwinginze nkiriza umukobwa. Databuja agiye gupfa kandi afite imyaka 12. Ndakwinginze ngwino tujyane. Yayiro, birambabaje. Yesu, umukobwa wawe yapfuye, reka kurushya umwigisha. Witinya, izere gusa arakira. Mukobwa, byuka. Mumugaburire. ni ukuri si ibyo byabayeho? Nibyo, ntiwanamenya ko yigeze kurwara. Data ambwira ko Yesu afite inshuti zikora ibintu bibi, avuga ko ari abanyabyaha. Ibyo ni ukuri, ariko biterwa n'uko Yesu akunda kandi akita kuri buri wese uko ari kose. Data yambwiye iby'umugabo witwa Matayo wakiraga amafaranga abantu batanzeho imisoro uko baje mu mujyi. Nkurikira. Matayo ni umwe mu bantu 12 Yesu yatoranyije kuba intumwa ze. Ni inshuti nziza kandi agendana nawe ahantu hose amufasha kwigisha abantu iby'Imana. Hari Simoni witwa Petero, Andereya mwene se wa Petero, Yakobo, Yohana, Filipo, Bartolomayo na Matayo, Tomasi, undi Yakobo, n'undi Simoni, Yuda mwene Yakobo na Yuda Isikariyoti. Ushoboye kwibuka ibyo byose ute? Ni umunyabwenge. Birantangaje kuba uvuze utyo. Urinjije cyane. Ntabwo ndiyo. Urinjije nk'indogobe yawe. Yashana inshuti yanjye. Ninde wita sha? Ninde? Hey, mureke. Ndujya kumva. Genda, va, mufate, mukubite, nagende. Genda, va, mufate, mukubite, nagende. Mukubite. Abahungu. Mukubite, nagende, va, nagende. Ibyo birambabaje. Birababaza kurushaho ni nta byose. Niki cyabaye? Yarwanye. Ntacyo nkubajije Leya. Mbabarira. Narwanye na Kalebu. Bari kuvuga kuri Yesu. We n'inshuti ze bahurira buri gihe mu kiraro cya Sara. Nakubwiye ko nta cyavuye muri izo mpaka zerekeye Yesu. Si umwami wacu kandi ntazaba we. Nyamara data, tukundibwa ko ari umwana w'Imana. Birahagije. Aho ni wawe uri kuremerera umwana? Simbitekereza. No mu kanya nta kibazo binteye. Numvise ko abari umugambanyi mu bitwa bigishwa ba Yesu. Niba ari ukuri, ntazongera kudutera ibibazo byinshi. Mukunda abanzi banyu,
mugirire neza ababanga, mwifurize neza ababavuma, musabire ababangiriza. ugukubise mu musaya umuhindurire n'uwa kabiri. nihagira ugutwara umwitero ntuzamwime n'ikanzu. ugusabye umuhe. unyaga ibyawe ntuzabimwaka ukundi. uko mushaka ko abantu babagirira aba ariko mubagirira namwe. ndashaka kumenya uyu muntu. utekereza ko yaba ari we Mesiya? yashatse kuvuga iki ubwo yavugaga Mesiya? babivuzeho mu rusengero. Mesiya bivuga wasezeranijwe. Ngwino tumukurikire. ibitangaza Yesu yakoze yakorewe kubyemera. yabaye inshuti y'abasoresha n'abanyabyaha. mbese aje gukora iki hano? sinamenya. arimo arakora iki? uyu muntu yaba umuhanuzi yajyaga kumenya uyu mugore w'umukozeho uwo ari we. yajyaga kumenya ko ari umunyabyaha. simoni uyu mugore nzi uwo ari we, ariko mfite icyo nkubwira. abantu babiri barimo umwenda w'umuntu, umwe yari mu idenariyo 500 undi 50. bitewe n'uko nta n'umwe washoboraga kumwishyura abaharira imyenda bombi. uwarushije undi kumukunda ninde? ngira ngo ni uwo yahariye imyenda myinshi. uvuze neza. urareba uyu mugore? ninjiye mu nzu yawe ntiwampa amazi yo koza ibirenge, ariko uyu we yogesheje ibirenge byanjye amarira ye, abihanaguza umusatsi we. ntiwansomye ninjira, ariko uyu we ntiyahwemye kunsoma ibirenge. ntiwigeze unsiga amavuta mu mutwe, ariko uyu we ansize amavuta ku birenge. ndakubwira ko urukundo rwe rwinshi ruragaragaza ko yabariwe ibyaha bye, ariko ubabariwe bike akunda buke. ibyaha byawe urabibabariwe. kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. ndakwinginze nteru. niwe ni Mesiya. ni we koko. aje hano. itegereze. umubibyi yasohoye imbuto. akibiba zimwe zigwa ku nzira, barazikandagira, inyoni zirazitoragura. izindi zigwa ku kara, zimaze kumera zihita zuma kuko zihabuze amazi. izindi nazo zigwa mu mahwa, amahwa amerana nazo, araziniga. ariko izindi zigwa mu butaka bwiza, ziramera, zera imbuto, imwe 100 indi 100. dore iby'uwo mugani usobanura. imbuto ni ijambo ry'Imana. izaguye mu nzira, abo ni abumva ijambo, hanyuma umwanzi akaza agakura ijambo mu mitima yabo kugira ngo batizera ngo bakizwe. izaguye ku kara, abo ni abumva ijambo ry'Imana bakaryemera banezerewe,
ariko ntibagire imizi. Bizera umwanya muto, maze ibigeragezo byabageraho bagasubira inyuma. Izaguye mu mahwa abo ni abumva ijambo, ariko amaganya n'ubutunzi no kwinezeza byo muri ubu buzima bikabaniga, nuko ntibera imbuto. Imbuto zaguye mu butaka bwiza ni abumva ijambo bakarifata neza mu mitima inyuzwe myiza, bakera imbuto kubwo kwihangana. Tujye kurohama kurema amazi tujye kurohama umuraba ugiye kurohama kabuza utabare ukize komeze mu gushyiramo amazi birananiye dukize tugiye kurohama mwigisha yesu turapfuye umuraba ni mwinshi tugiye kurohama dutabare mwigisha tugiye gukira shimwe atusha inyanja imvura irahise. Kwizera kwanyu kuri he? ndifuza kugurira. Bigura ngahe? Natani Umvise Yesu ari kuza. Ari kuza hano? Ari hanze y'umujyi. Ngwino. Ibyo, ngwino. Benyami, mbabarira naragukubise. Urambabariye? mwigisha sezera abantu batahe bajye mu nsisiro no mu mihana biri hafi bacumbike babone n'ibyo kurya, kuko aha hantu turi ari mu butayu. Mwebwe ubwanyu aba ari mwe mubagaburira. Ariko dusigaranye imigati 5 n'ife 2. Ndagushimira Nyagasani Imana yacu, Mwami w'ijuru n'isi, wowe uduha ibidutunga biturutse mu butaka. Ni igitangaza. Ntibyumvikana. Kuki ukomeje kutizera ko Yesu ari umwana w'Imana? Wari wagiye he? Data, sinshaka kukubeshya. Twari twagiye kureba Yesu. Kubera iki? Nkomeje kutabyemera, nubwo arabyibonera n'amaso yanjye. Yatubiye ife 2 n'imigati mike, nuko abigabura imbaga y'abantu. Ntawamenya Yonatani, wenda koko ni Mesiya.
utangiye nawe kwemera ibintu by'ubupfu. None twakora iki? Ibyanditswe bivuga iki? Ubyumva ute? Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ushubije neza. Nugenza utyo uzagira ubugingo. Mugenzi wanjye ninde? Hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gice cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, bamusiga asigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arigendera. N'umureba wahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe. Aramwegera, yomuza inguma amavuta na vino, arazipfuka, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi, aramurwaza. Bukeye aha nyir'icumbi ibikoroto 2 by'ifeza, aramubwira ati, umurwaze, kandi ibyo uzatanga birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Muri abo batatu ninde wabaye mugenzi we waguye mu bambuzi? Ntiwamugiriye imbabazi. Yenda nawe ugira utyo. Nimureke abana bato bansange, ntimubabuze, kuko ubwami bw'Imana ari ubwameze batyo. Ndababwira ukuri, utakira ubwami bw'Imana nk'umwana muto ntazabwinjiramo na hato. Uwakiriye umwana kubera jye nijye aba yakiriye, kandi unyakiriye aba yakiriye uwantumye. Kuko umuto muri mwe mwese ari we mukuru. Byo ni ibiki bibaye? Yesu w'i Nazareti uri guhita. Yesu mwana wa Dawidi, ngirira impuhwe. Cyakora nonaha simbe hano. Bakugira cyakora nonaha simbe hano. Urashaka ko nkugirira nte? Ndashaka guhumuka. Humuka. Kwizera kwawe kuragukijije. Ndareba. Nongeye kureba. Yego ndareba. Amaso yarakize. Mu by'ukuri uyu muntu ni umuhanga. Mureke kubyigana. Nigamira. Ndashaka kumureba. Uriya. Mureke kubyigana. Yesu w'i Nazareti akora ibitangaza. Nigamira. Ni Yesu w'i Nazareti. Yego kumureba. Kubyigana. Nigamira. Ndashaka kumureba. Uriya mugabo ari kurira igiti ni mugufi, arashaka kureba Yesu. Zakayo ururuka vuba, kuko uyu munsi ngomba kurara iwawe. Iwanjye? Ninde ushaka kurara ku muntu nkuriya? Kandi mukoresha w'ikuru. Ni umukire. Zakayo yamenye Yesu. Mbega ibiryo biryoshye. Neza umukate mpani iyo fi. Umenye ko ibyo bingereho. Biraryoshye. Birimo amavuta. Mbega umunye biraryoshye. Uwo mukate yewe. Dore icya kabiri k'ibyo ntunze ndagiha abakene, kandi niba hari uwo nambuye ndamusubiza ibye mbikubye kane. Simbyizera, umukoresha yikorera abasha gusubiza ibyo yibye.
uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu, umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza abazimiye. nimwumve, tugiye i Yerusalemu, aho ibyavuzwe byose n'abahanuzi ku mwana w'umuntu biri busohore. Azagabizwa abanyamahanga, bamushinyagurire, bazamutuka, bamucireho amacandwe. Azakubitwa kandi yicwe, ariko ku munsi wa gatatu azazuka. Uraho Sara? Uraho? Yego. Hari ikintu kidasanzwe ariko. Nibyo, indogobe ya Sara yabuze. Ntabwo yabuze, hari uwo nayitisha. Ko indogobe yawe ari ntoya se, yatiwe nande? Mwigisha, cecekesha abigishwa bawe. Ndakubwira yuko abahoze amabuye yarangurura kubera ibyishimo. Amahoro mu ijuru, icyubahiro n'ikimana. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 11, 12, 13, 8. Kubera iki Yesu arakaye cyane? Urusengero baruhinduye isoko aho kuba ahantu ho gusengera Imana. Handitswe ngo inzu yanjye izaba iyo gusengeramo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. ari kwerekeza ku matungo yanjye, muhagarike mubuze. Ni make cyane. Ntiwakongeraho andi? Ndababwira yuko uriya mupfakazi w'umukene atuye byinshi kurusha abandi bose, kuko bose batuye amaturo y'ibasagutse, ariko we mu bukene bwe atuye ibyo yari atezeho amakiriro. Mwigisha, tuzi ko ibyo uvuga n'ibyo wigisha bitunganye. Tuzi ko utita ku cyubahiro cy'abantu, ahubwo ko wigisha inzira y'Imana by'ukuri. Tubwire, mbese amategeko yacu yemera ko duha umwami w'Abaroma umusoro cyangwa ntabyemera? Mwamubyitondere, arakuryarya. Nimunyereke igiceri cy'ifeza. Igiceri? Ishusho n'izina biriho ni ibyande? Kayisari. Nuko rero ibya Kayisari mubihe Kayisari, iby'Imana mubihe Imana. Aravuga neza. Murabivugaho iki? Reba, ni Petero. Tekereza ko yaba ari gukora iki? Umenya ari kugura ibyo kurya byo gusangira kuri Pasika. Nifuje gusangira namwe Pasika ye, ntarababazwa.
ndababwira yuko ntazongera kuyirya kugeza aho izasohora mu bwami bw'Imana. Shimwe Uwiteka Mana yacu, Mwami w'ijuru n'isi, wowe udukura divayi mu mizabibu. Nimwakire musangire. Shimwe Uwiteka Mana yacu, Mwami w'ijuru n'isi, wowe ukura ibidutunga mu butaka. Uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe. Mujye mukora mutya munyibuka. Iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye ava ku bwanyu. Ariko dore ukuboko kungambanira kuri kumwe n'ukwanjye ku meza. Koko umwana w'umuntu agiye gupfa nk'uko Imana yabimugeneye, ariko umugambanira azabona ishyano. Ninjye? Databuja ninde? Databuja ninde? Tubwire izina rye Mwami. Ninde muri tuza kuri ibyo? Ndavuga Mwami, niteguye kujyana nawe mu nzu y'imbohe ndetse no mu Petero, ndakubwira yuko uyu munsi nk'uko itaza kubika utaranyihakana gatatu kutanze. inama yafashe icyemezo. Mbe Yonatani, ni ibiki? Bisa naho ingoma yawe undi witwaga ko ari umwami igeze ku iherezo, maze kwakira ubutumwa buturutse mu nama. Umwe mu bigishwa ba Yesu witwa Isikariyoti yemeye kumufatisha. Bamwemeje bate gukora ikintu kimeze gityo? Ntabwo byaruhije. Yahaye ibiceri by'ifeza 30 gusa. Uyu mugoroba bagiye gufata Yesu kandi bakore ku buryo atari bucike. Oya rwose. Yuda, uragambanishiriza umwana w'umuntu kumusoma. Databuja, tubakubita inkota. Nimuze mumufate. Rekeraho. Ni igitangaza. Munteye nk'abateye igisambo, mufite inkota n'amahiri. Nahoranaga namwe mu rusengero iminsi yose, ntimwagerageza kumfata. Ariko iki ni igihe cyanyu cyo gukora. Ni icy'ubutware bw'umwijima. Mumufate. Reba umwenda wa cyami. Tubwire ibigiye kuba. Nyakubahwa, ugiye kudukiza? Mbese ugiye kudukiza? Uyu mugabo nawe yarari kumwe na Yesu. Mugore, sinamuzi. Nababonye bari kumwe. Nawe uri umwe muri bo. Oya, sindi uwabo.
ni ukuri yari kumwe nawe kuko nawe ari umunyagalileya. genda vaha. Wa muntu we, icyo uvuze sinkizi. Natani. Niki Benyamini? Ni Yesu uri mu kaga. Ngwino, tugomba gusanga abandi. Tubwire, ninde ugukubise? Hanura, ninde ugiye kugukubita? Murekeraho. Ndavuze ngo murekeraho. Umuzana imbere y'urukiko. Genda. Tubwire, ni wowe Mesiya? Nubwo nababwira, ntimwabyemera. Kandi naho nababaza, namwe ntimwansubiza. Ariko uhereye none, umwana w'umuntu azaba yicaye iburyo bw'Imana nyir'ububasha. Noneho se, uri umwana w'Imana? Murabyivugiye ndiwe. Ninde wamuhaye abagabo biki? Murabivuga ku iki? Twebwe ubwacu twiyumviye ibyo avuze. Turamujyana kwa Pilato. Yego, mumujyane kwa Pilato. Aramenye gukore. Yego, mumujyane. Ajyanye Yesu kwa Ponsiyo Pilato. Ponsiyo Pilato ni umugome kuruta abandi bategetsi b'Abanyaroma. Yishe abantu ibihumbi abamanika ku biti by'umusaraba. Genda. Murashaka iki hano muri iki gitondo? Twafashe uyu mugabo atuyobereza abantu. Yateje imvururu mu isoko ryo mu rusengero. Igihano cye cyabikihe? Mucira urubanza. Nta mpamvu mbona yatuma uyu mugabo acirwa urubanza, ntayo mbona. Twasanze hamwe n'icyaha, abuza abantu gutanga umusoro w'umwami. Yita ko ari we Mesiya, umwami. Umwami? Ni wowe mwami w'Abayuda? Urabyivugiye. Yatangiriye i Galilaya none ageze nino. I Galilaya? Uyu mugabo ni umunyagalilaya? Niba ari byo, Herode niwe ukwiye kumva ibye. Aracyari hano i Yerusalemu, siko? Mumujyane kwa Herode. Uvuga kurinde. Ni bande wita abigishwa bawe? Bivugwa na benshi kuko bitangaza. Nkorera kimwe. Nyagasani, uyu yagomesheje abantu bose. Ubwe yita umwami. Uyu mugabo umwami?
nyakubahwa mumukubite cyane mumusubize kwa Pilato aha niwe uhategeka. uyu mugabo nta cyaha yakoze cyo kumwicisha, none ndamukubita mureka agende. ukwiriye kutubohorera imboho imwe kuri uyu munsi mukuru. turekurire Baraba. Yego Baraba. uyu mudukure mu maso. Yego duhe Baraba. mumubambe. wowe nawe umukubite. Inyuma! Inyuma! Igira inyuma! Tanga inzira! Mujye inyuma! Ndababwiye ngo muvemo! babikora. Haguruka! Haguruka! Wowe! Witwa nde? Simoni Umunyakureri. Ngwino hano. Genda! Inyuma! Manuka! Komeza! Vuba! Vuba! Noneho nimugende! Mukomeze! Mukomeze! Kuraho imigozi! Data wabarire kuko batazi icyo bakora. yakijije abandi ngaho nawe niyikize. nibyo niba uri Mesiya ikize. nibyo manuka uve ku musaraba. Kwereke kimwe mu bitangaza byawe. handitswe iki kuri kiriya cyapa? handitswe ngo umwami w'abayuda. Niba Yesu ari umwami, kuki bamukorera ibi bintu? Simbizi.
ukeka ko yaba ari we Mesiya? Ni ibiki bibaye? Data, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Yateguye imva y'umwigisha. Ndifuza kujyana umurambo we. Ushobora kuwujyana. Dufite imibavu n'amavuta byo gutunganya umurambo w'umwami wacu. Ndabafasha. Ariko twihute, isabato igiye gutangira. Simbasha kwemera ko tutazongera kubona Yesu. Rindira akanya. Ntabwo wibuka ibyo Yesu yahoraga avuga buri gihe? Ibiki? Ndibutse. Yesu yavuze ko mu minsi 3 yazongera akaba muzima. Reba, ibuye ryahiritswe. Ni kuki mushakira umuzima mu bapfuye? Ntari hano, yazutse. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri i Galilaya. Umwana w'umuntu azagabizwa abanyabyaha, abambwe, maze azazuke ku munsi wa 3. Mwumve, ibuye ryari rihiritswe, twinjiyemo, dusanga umurambo w'umwami wacu ntawuhari. Kandi abagabo 2 batwiyeretse, abamarayika barabagirana nk'izuba, baratubaza ngo kuki mushakira umuzima mu bapfuye? Nibyo. Mutwizere. Twababonye, mugende namwe mwirebere. Imva irimo ubusa, umwami wacu yagiye. Petero, ukwiye kubyemera. Umwami yazutse ni ukuri. Yiyeretse Simoni. Ntabwo twamumenye.
turi mu nzira. ariko amanyaguye umutsima turamumenya. Emawusi biratangaje kuba yagiyeyo. amahoro abe muri mwe. kuki mukutse umutima? kuki mushidikanya mu mitima yanyu? murebe ibiganza n'ibirenge byanjye, murebe nijye ubwanjye, nimunkoreho murebe. umuzimu ntagira umubiri n'amagufwa nk'ibyo mundebana. mwibuke ibi nibyo nababwiye nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. byanditswe ko Mesiya azababazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi mu izina rye kwihana no kubarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose, uhereye i Yerusalemu. mbere ubwo kare bemwe ko Yesu ari umwana w'Imana sinabyizeye, ariko nyuma nabonye ibitangazo bikomeye Yesu yakoze, kandi namwumvise yigisha iby'urukundo rw'Imana. nabonye ibintu bibabaje bakoreye Yesu, nabonye amukubita, nabonye amuhamba ku musaraba, namubonye apfa, nabonye amanura umurambo we barawutwara, ariko sinigeze ntekereza ko nari kongera kubona Yesu. nyamara nyuma habaye ikintu gitangaje. Imana yasohoje isezerano ryayo ry'uko ari kuzuye Yesu akongera kubaho, kandi yatubwiye ko igihe twizeye ko Yesu ari umwana w'Imana kandi ko yadupfiriye, tuzabana nawe ubu n'iteka ryose. ndanezerewe kuko ibyo ari byo nshaka gukora. Oh, mbega inkuru itangaje kandi nuku. Mwitegereje kandi mutangazwa hamwe na Karebu, Yoweri, Natani na Benyamini, uwo Yesu ari we by'ukuri. mwarambonye umuntu uko nesemo kwizera ko Yesu ari umwana w'Imana no kumusaba kuba muri njye. ubu ni umwanya wawe wo guhitamo. wifuza gusaba Yesu kuba muri wowe? igisubizo cyawe gishobora kuba sindi gusobanukirwa, cyangwa ndacyashaka kuvugana n'ababyeyi banjye, cyangwa sindabyitegura neza. igisubizo cyawe gishobora kuba yego, ndashaka gusaba Yesu kuba muri njye ubu nonaha. ndashaka gusaba Yesu ko ambabara ibyaha byanjye byose, n'ibi byose natekereje, n'ibyo navuze, n'ibyo nakoze. kandi ushobora kumubwira ko ushaka kubana nawe iteka n'iteka. Igihe uhisemo kuvuga yego, ushobora kubibwira Imana ukoresheje amagambo yawe cyangwa isengesho rimeze nk'iri: Mana yanjye, nizeye ko Yesu ari umwana wawe. ngushimiye ko Yesu yapfuye ku musaraba kubw'ibibi natekereje, n'ibyo navuze, n'ibyo nakoze. mbabarira ibyaha byanjye. ndasaba Yesu kubana nanjye no kuba muri njye iteka. mfasha mpinduke pe nk'uko ushaka komba. ngushimiye ko wumvise isengesho ryanjye. urashaka gusenga isengesho nonaha? niba igisubizo ari yego, bibwira Imana nonaha. ndavuga isengesho, nawe urasenga usubiramo umurongo ku wundi. Mana yanjye, ndizera ko Yesu ari umwana wawe. ngushimiye ko Yesu yapfiriye ku musaraba kubera ibi byose natekereje, navuze, n'ibyo nakoze. mbabarira ibyaha byanjye. ndasaba Yesu kubana nanjye no kuba muri njye iteka. mfasha mpinduke mbe nk'uko ushaka komba. ngushimiye ko wumvise isengesho ryanjye. amen. ubu wizere isezerano ry'Imana ko igukunda, ikubabariye, kandi ko izaba muri wowe iteka. niba wasenze iri sengesho, byaba byiza ubibwiye undi muntu nka nyoko cyangwa so, cyangwa abandi babyeyi cyangwa inshuti. ubu utanga imibare itangaje mu buzima bwawe, kandi ugirana inshuti na Yesu hamwe n'Imana se. hari ibintu bine byagufasha gusobanukirwa no gukunda Imana kurushaho.
jya usoma ijambo ry'Imana Bibiliya buri munsi. Hari amasezerano menshi Imana yaguhaye yanditse muri yo. Jya uvugana n'Imana. Ushobora kuvugana n'Imana ku cyo ari cyo cyose, igihe cyose, aho ariho hose. Jya ubwira abandi ibyerekeye inshuti yawe Yesu. Jya ushaka uko wabana n'abantu bamuzi bamukunda. By'ukuri twagize umwanya uhagije ukubwira inkuru y'ukuri ya Yesu. None ni umwanya wawe. Genda ubwire inshuti zawe.